nabonye hari ikinyamakuru cyo muri cya gihugu cyavuze ko impamvu Scovia Mutesi atabonye award ngo ari uko ngo Peter Mwanga urunuka. Ubu koko Scovia yajya muri duel na Salima? Oya Salima se niwe bayihaye. Ko bayihaye ari yakuru. Umva nyine nibyo ndi kuvuga. Nta nubwo yareba yabu wa kabiri. Nese tuvugisha ukuri. Ariko tuvugisha ukuri aho hano. Hariya bamugize influencer of the year. Oya ni ikintu ni ikibuno babonye n'isura. Nanjye byo nagiye kubaza. Ni ikintu cy'ikibuno. Yewe kira gikombe ni icya Salima, hazambwira uwakoze kuri rase, bazambwira uwasifuye World Cup, bazambwire uwasifuye icya Afrika, bazambwire umaze guhabwa amawadi menshi nk'umusifuzi witinyutse. Umwana w'Irusizi none se nta foto uzi bamuri cyageza anniversaire bagiye kwifotoreza hande twagiye. Urayifite? Ugeze no kumbwira ngo yaterese natunguwe no kwigiza nkana kubushinjacyaha, ntungurwa no kutumvikana ku kibazo cy'amajwi, ntungurwa urubanza rwa Ishimwe Deodonarius Preskid runyibutsa neza urubanza rwa retired Brigadier General Rusagara na Colonel Tom Byabagamba. Niho habaye mu gupeza. Okay, hari ikiganiro TGK yavuze ko yakoze nanubwo umucamanza ni Preskid wabyivugiye ubwe. Yavuze ati TGK hari ikiganiro yakoze avuga ko aba bakobwa atabazi kandi yababereye umutangabuhamya anatanga ikirego. Ni gute no muntu ataza aba bakobwa akababera umutangabuhamya akaraba yanatanga n'ikirego? Umucamanza akivuga ngo amajwi arayashaka, ikiganiro cyese kiba prive. Hari abantu batikura byere bakavuga ngo umupolisi yabafa. Iki kiganiro cyabaye prive mbere kandi cyari muri system. Urebe ko cyabaye prive mbere uretse gato. Harya je yego ikiganiro cyarasohotse. Hari ikiganiro ngewe nzi uretse gato ntabwo ndi kwanga commissioning igitangazamakuru kuko ntabwo cyaba victim, ariko tukiziranye icyo kiganiro cyasohotse nyuma y'amasaha 24 kikaba prive. Oya no biri simple. Ngewe urumva ariko ni ikiganiro cyasohotse kuri 3D isanzwe, noneho cyahise kiburirwa irengero. Ifata ku mavuta wagikoze. Urafata ku mavuta horana udushye. Niyo mpamvu naho naraho akabaho. Bayuko nako nayikoreye ikiganiro kigize abantu 150. Byabyaha byose yakoze akabara bibabari. Noneho icyo kiganiro Mutesi Jolly yahise avuga ngo yaganiriye na Emi. Yego. Urankurikira? Ari amajwi rero niyo umucamanza yashakaga, aho Jolly agira ngo avuga ngo abo bakobwa ntabazi. Hari akanire gateretsemo kubwoba. Reka tumuveho tumwifuriza ibiruko byiza yibereye Uganda na Miss Uganda. Arigeza ngo ntibidashira. Ababonye amafoto bayabonye, ariko reka mbivonge kuri iki kintu cy'amajwi kindi wari uvuze y'iminota 56 byagaragaye ko yeditinzwe n'ubushinjacyaha bukemera ko bwayeditinze kugira ngo buzane ibigize icyaha cyangwa ibirimo bigize icyaha. Preskid n'abamwunganira bati amajwi turayakeneye ari full cyangwa tuyakeneye ari ay'umwimerere. Urukiko narwo rutegeka ko ayo majwi azari umwimerere. Byageze hagati. Urumva icyambere giye kumena umuceri. Kuregera Elisa mu mizi. Waba wifuza kugura no gutuma ibikoresho by'ikoranabuhanga hanze y'u Rwanda ni Dubai no mu Bushinwa udahenzwe bikanakugeraho byihuse cyane? Nguhitiyemo Feliz Technology. Mudasobwa z'ubwoko bwose, amakamera, televiziyo za rutura, telefone zigezweho, iPads, tablets na accessoires zazo n'ibindi byose, igisubizo ni Feliz Technology. Mudatenguha ku mwimerere w'ibikoresho wifuza, nta na kimwe kibuzemo, n'ibiciro biri hasi nk'ikiranguzo. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0785 228 479 cyangwa 0782 073 019. Wanadusura kuri Instagram na Facebook. Feliz Technology. Ikaze twinjirane mu isi y'ikoranabuhanga. Right, Jalas Official TV turabasuhuje, twizere ko mumeze neza cyane abadukurikiye kuri 200. Tubahaye ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho buri munsi. Twongeye kwicara
kugira ngo tuganire byinshi bigiye bitandukanye biba bivugwa cyane cyane mu butabera no mu myidagaduro. Jean Paul Nkundineza ndakwakiriye, wiriwe neza, amakuru yawe? Amakuru ni meza. Umunsi w'abakozi sava? Yego. Niyo mpamvu wazanye amatama? Ariko nawe ndabona usigaye ushobora kuba usigaye utikagura ibintu byamira. Nyawo yahubwo. Ejo abakozi baguye hashashe. Kuwa gatandatu umuganda imvura yaraguye baratikagurana. Ese naho wajyaga? Ejo mu gihugu umunsi w'umurimo, umunsi w'abakozi wakugendekeye. Wabaye gutikagurana ku bantu babyemerewe n'abatabyemerewe bibi. Uravuze ngo niyo mpamvu naje iwawe asanga nta n'inyoni itamba. Nanjye naje iwawe sanga waroshyemo indirimbo ivuga ngo manyinya we undekure ntahe we. Nyuma yuko wari umaze kwize ndi iwanjye. Oya urabizi turaziranye. Hanyuma rero ngira ngo uretse ibyo bikorwa bitandukanye warimo, uretse izo gahunda za weekend, ni weekend yahuriranye bandende nkuko bivuga, hajemo na konji y'umunsi w'umurimo. Mbere yaho gatoya, mbere yuko twinjira muri weekend cyangwa se ku munsi nyiriza no kwinjira muri weekend, Ishimwe Dieudonné yari yaburanye Prince Kid kwa gatanu. Mbere yaho gato kandi ndetse ni muri icyo gitondo umuvugizi wa RIB nibwo yemeje ko bataye muri yombi, RIB yataye muri yombi witwa Moses Turahirwa. Kuwa kane yari yahamagajwe. Yego. Ako kantu ntikibagirwa. Yarahamagajwe. Noneho ahamagajwe ntiyataha. Oya, ntabwo uzi ibibazo byabaye. Eric ati Moses ari muri Kenya. RIB nabaginga bo guhamagara umuntu uri muri Kenya. Oya, ariko hari urugendo yari yaragiriye muri Kenya mbere yaho gato. Nanjye nagiye Arusha. Oya, turavuga current. Donc apara kuvuga ngo mu bihe. Kuburyo kuwa kane ari muri Kenya. Eric aburana umuhenerezo, aburana yari kuvuga yakwemeje ikintu. Ninga avuga ngo setting iba. Ibeshyi yakora arigendera. Noneho Moses Turahirwa. RIB yamuhamagaje. Igiye kumuganiriza. Reko ndajyaga babwira nta muntu bitaba RIB muri weekend. Yaboti yajyaga. Yari kwitaba nko kuwa mbere. Oya, kuwa kane ariko weekend bitageze. Kwa kane se cyongero ntikibakire kujyamo. Urumva? Abantu bari bazi ko atari mu Rwanda. Niba bari bazi ko yamuhamagaje online. Icyo na Breminze RIB ni kimwe gikomeye. Urwego nka RIB, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rufite abantu barukurukira barenga 300,000. Ntabwo tuba dukwiye kumvira ibintu nk'ikibazo cya Moses mu matama y'abantu cyangwa kuri cya kinyamakuru cyitwa kandi ikikwereka ko ari inkuru ya RIB. Nta munyamakuru bo yanditseho. Ariko nyuma yaho gatoya umuvugizi wa RIB yakoze press conference. Arabisobanura. Nari mu rukiko ariko nane nabimenye. Trade waratumiwe? Narabimenye ko press conference ihari. Ntabwo natumiwe. Personal. Ariko press conference. Press conference zose wagiyemo uri watumiwe? Yewe shingiye ku myaka afite. Nuko niyumva. Utantumiye buryo ukuraho. Nyine umva nkubwira. Dusubira inyuma. Mu mateka y'umwuga press conference zose wagiyemo waratumiwe. Usibye press conference ya 2014 polisi y'igihugu yatangaje ku itariki 13 ko yataye muri yombi umuhanzi Kizito Mihigo, Cassien Ntamuhanga, Hakuziyaremye niba ari Hakuziyaremye Jean Paul. Urayibuka? Ndayibuka. Twaragurutse ni press conference. Nta nubwo ari press conference. Nicyo kintu kinini cyahuriyemo abanyamakuru bose batatumiwe. Gusa bari postinze bati 3:00 kuri ku Kacyiru dore kamera. TV1 yari ikiza Kenisa ashaka kubikora live bari bamurabyivu. Rero kameme ntago amara imyaka 10 muri mwitangazamakuru ujye wumva ibintu uhurure. Bagufata nka sagihobe. Urumva? Nyereka Twitter ya RIB. Ivuga ngo mukanya saa 4 hari press conference ku kibazo cyitwa Moses. Nabonye Twitter ivuga ko yataye muri yombi Rusesabagina Paul. Nabonye Twitter ivuga ko igiye kwerekana uyu Sankara. Moses tubyange tubyemere no umuntu munini, si umuntu wo kohererezwa ubutumwa bugufi n'ibinyamakuru usanzwe ukorana nabyo. Ngewe gukotinga Igihe, nka kotinga Umuseke, nka kotinga Kigali Today, bayobozi ba RIB twe biratuvuna nk'itangazamakuru. Kuvuga ngo icyo nenga nuko RIB itahamagaye mu buryo buri general. Ni tweeting ivuga ati mukanya ku cyicaro gikuru cya RIB hagiye kuba press conference.
imirongo migari haravuga ku kibazo cya Moses n'ibindi bibazo muza gukenera kubaza ntabwo icyo gihe ugiye waba witumiye waba utumiwe ariko ya mezire se yo gutuma haza abantu bizewe aha ndibuka ko hari igihe ukora gutyo wabaye umuvugizi wa RIB witwa Modeste yigeze kuvuga ngo harinjira ufite ikarita ya Rwanda Media Commission kuko niyo atarinye tugira aho tubariza yego nibashyiraho bati haze ufite ikarita ya Rwanda Media Commission icyo gihe bizamotiva n'abo banyamakuru bazifite bazumva bafite agaciro ti comprend ukuvuga ngo ako kantu ugenda kanenga RIB igakosore kandi sino kunenga buryo unenga abavandimwe buriya itangazamakuru n'umufatanyabikorwa ukomeye wa RIB ndabizi neza nanakwikomanga mu gatuza ndabizi neza ko SG wa RIB Jean Ruhunga aranzi gutya umwungirije aranzi Dr Bitseri Murangira afite nimero 33 nuzajya ubona ziriya nimero ni umukozi wa RIB wahawe nimero ngo mu bantu ba RIB bafata ibyemezo ni nimero 33 ni umuntu munini naho kugira ngo namenye ari ya makode afande Jean afite nimero 1 001 Karihangabira Isabelle afite 2 wowe se jewe muri are musifite 40 zarabagaza muri RIB ya muri RIB ntangira amakuru ku gihe donc yandi kuvuga ndabizi ubwo ushobora kuza guhamagarwa na Dr Murangira cyangwa agahamagara Place gutumirwa kubona amakuru ni ihame n'itegeko si favor ariko hari amakuru ushobora kubona ugakora reference oya kuko ni cya gihe uzajya kuvuga ngo kira kinyamakuru ngo ni icya leta oya ari icya leta wa mutipe wapfuye ninde imodoka yagonze William ntabwo aba yaragiciyeho ni ikinyamakuru cy'umuntu ku giti cye buriya aba banyamakuru b'iwacu harimo wakoraga ku gihe William yarahaciye nanjye narahaciye donc rero kubera ubushobozi dufite ndongera kusaba ibihumbi 300 n'ibyinshi buri ugiye kureba nk'inkuru ya Twitter nk'inkuru ya RIB kuri Twitter kakanya iri trend ni inkuru wasanga imazeho nk'icyumweru kandi akazi RIB yaragakoze muri make wowe icyo uri gusaba RIB n'uburyo bwo updating abantu bashinzwe media social media reba no kuri kwimana reba ubutumwa bwa RIB buriho bwo ku itariki 7 bwo kwibuka so tuvuga ko icyo gihe RIB itakoze akazi twigenderaga ikomereza ndabizi urababwa bishobora no kuvamo ariko nibivuraho kuri Jaras biragumaho kuri Plus bivuraho kuri Plus biragumaho kuri Jaras ariko kuko bitagize icyaha biragumaho yego okay aho ngaho rero nubundi ubaye nkuvuga ku kintu kijyanye na issue ya Moses utangiye usa nkugira icyo unenga mu buryo bwo kubona amakuru kuri case ya Moses ariko kese nyirizina twarayumvise ni kese y'impapuro cyangwa se inyandiko mpimbano ikomoka kuri passport yagaragaje kuri social media ze agaragaza ko ngo muri passport ye yahawe igitsina gore cyangwa se passport ye imugaragaza nk'umugore hakaza iyo issue nubundi yahuriranye n'urubanza rwa Ishimwe Dieudonné rwari rusubukuwe nyuma yuko iburarisha ryari ryasubitswe rikongera gusubukurwa ejo bundi mbere yuko wenda nza no kugaruka kuri case ya Kid ko nzi ko abantu benshi niyo bategereje kugira icyo bumvaho uvuga kuko urubanza wari rurimo wararukurikiranye guhera mwitabwa muri yombi rya Press Kid kugeza kuri iyi saha uzi byinshi Jean Paul mbere kuri Moses abantu bamwe bati ubwo iyo mvuze ngo abantu bamwe nabakoresha imbuga nkoranyambaga bati RIB nubwo bwose yateye muri yombi Moses yamukurikiranyeho icyaha cyoroshye mu byo yagombaga kumukurikiranaho ni nyuma y'ibyari byarabaye tubona amashusho tubona umujyi wa Kigali uko ujya muri inspection hari ku gipangu cye tubona avuga ngo yemerewe kungura umujyi tubona nyuma haje icyo ngicyo cy'inyandiko mpimbano twumva ngo yatawe muri yombi kuri iyo ngingo hagaze ubundi ibyaha biremereye ikiriki hari ubwo kitavugwa
kitavugwa mu bugenzacyaha yewe ntazakinabazwe ariko ubwo ikiri kintu kuvuga kuri no case turiho kuri iyi kese kiri kintu kivuga ariko reka twivugire icyo ribu yavuze. ribu yo yavuze ko imukurikiranyeho icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano ariko yanamupimye igasanga akoresha ibiyobyabwenge. Ahubwo uzi ikibazo cy'abantu se abantu bifuzaga ko ahita abazwa no ku bindi byaha bo bakeka. Abantu bakekaga ko ashobora kuba yatawe muri yombi kubera ko ari umuge. U Rwanda nk'igihugu rufite umurongo ruhagazemo. Perezida Kagame ubwe ari muri Amerika bigeza kukimubazaho ikibazo cy'abantu babana bahuje ibitsina uko mu Rwanda bagifata. U Rwanda nk'igihugu kuba Moses igitondo kimwe yakumva ashaka ko bamutinga bamutikura bakamenagura haba ari imbere cyangwa inyuma ntacyo u Rwanda rubibwiye. Ibyo ni uburenganzira bwa muntu nk'uko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ribiteganya. Cyakora ntiyagendera muri uwo mutaka noneho akora ibyaha bihanwa n'amategeko kubera ko ari umutinganyi ngo nibamukoraho ngo abatinganyi baravuga. Come on, why? Moses ahubwo birashoboka ko abantu bose batinga banatingwa n'abaresibiyeni hafi ya bose baba banywa ibiyobyabwenge kuko kiriya gikorwa ni igikorwa kigayitse, ni igikorwa cy'umwanda, ni igikorwa Imana yavumye, ni igikorwa Imana yanga. Mu byaha byose Imana ibabarira icyo gutinganira cyanga. Ibyo nawe ugiye kumuheza nguni ubaye aho ngaho ukoresha n'amarangamutima ya Gikristo. Ngiye mvuze kubemera Imana. Noneho Ribu yarakibajijwe. Pozisiyo ya Ribu urayizi ubundi? Yego. Ijwi urarifite? Yego. Niba ijwi urifite n'abandi bararyumvisha. Yego. Yavuze ko mu byaha ikurikiranyweho uwitwa Moses Turahirwa hatarimo ikibazo cy'ubutinganyi. Bati ko kuko n'akavideo kacaracaye mu minsi yashize mbere y'uko umwaka urangira iperereza ryasanze nta kimenyetso cyerekana ko ari Moses wakifashe. Bivuze iki? Bivuze kuri ya filime iyo ifatwa na Moses person urankurikira ahubwo ngo nta kimenyetso cyagaragaza ko ari we wakwirakwije ari amashusho. Exactly. Ariko icyo kintu ndakikubazaho niba wibuka wa muyobozi wafatiwe amashusho nofura umukobwa amuhicayeho nase uriya mukobwa rero wakwirakwije amashusho cyangwa uriya mutipe rero wakwirakwije amashusho wafunze 30 jours yamaze kuburanishwa se? Baramukatiye yagezeyo. Urukiko rwategetse ko afungwa 30 y'agateganyo. Afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Mama Mira hari ubwo buri mu kiganiro ati shati kare yajire yarakakwibye ufite ukuntu usigaye wihagararaho ubundi uzanyemeza nugenda muri Vigo uzaza wakutse. Harimo Baby Rockes ngewe urwagenda narurangije urumva ubutaha bazaze kuri Grit bazakubona. Ariko jambo nyumva kabisa icyo ndi kuvuga icyo uri kuvuga ya urukiko rwamufunze iminsi 30 y'agateganyo. Kandi nawe icyo akurikiranyweho no gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni. Ahubwo nta nubwo urabona wayakwirakwije. None se ariko nicyo cyakurikiranywe. Urashaka pozisiyo yanjye? Nyine icyo ndi kukubwira. Uribuka umbaza kuri Dr Kayumba Christophe. Narakubwiye ni Kayumba Christophe my position ntiyakagombye kuba afunze ararengana kuko ibyari kuregwa ni ibya 2017 byapapiriwe. Giye kukubwira pozisiyo y'uriya mugabo ukora mu karere ka Nyamagabe. Bamwise umuyobozi ugira ngo ni umuyobozi wa Danje. Urumva? Uriya mugabo ariko ni umuyobozi wahi ni umukozi w'akarere ka Nyamagabe. Ntacyo. Uriya mugabo yararenganye yahuye n'uruva gusenya. Niyo mpamvu yaburanye ahakana icyaha. Buriya detasiyo umuntu wese uzajya ubona muri detasiyo azaburana ahakana
arasaba ubutabera ndakumenyesha ko najya mu mizi kurikirana amazina ye umenye urukiko ari kuburaniramo nubona hamwe n'icyaha uzaza umbwire uriya mugabo azarekurwa kakaba ari akanyafu se uriya ni umunyafu barimo kumutera kugira ngo atazajya ahora yumva ko kandi uriya mutipe yarapangiwe yaragambaniwe barabanje uriya mugabo iyo babanza kumupima ibiyobyabwenge urankurikira urabanofura uriya ni ukuvuga ngo akora kiriya gikorwa ntabwo yari we ngo yigenge bivuze iki bivuze ko atakagombye kuba afunze ahubwo bari kumujyana muri rehab kuko yakoze wenda yasinze se yari kujyanwa muri rehab man none se abanaga ari mu rusengero cyangwa mu kiba cy'amasengesho muri za gari ya moshi twigarukiye kuri kese rero uriya mutipe yararenganye uriya nari muvuze kubera ko uri kuvuga uti ribu yavuze ko nta kimenyetso gifatika kigaragaza ko Moses ari we wakwirakwije amashusho yagaragaye ariganura nta kimenyetso cyerekana ko yakwirakwije ahubwo Moses abantu bavuga ko mu by'ukuri kuba yaratawe muri yombi byo ni intambwe ya mbere kandi ikintu yazize gikomeye nkeka urabeshyera urwego rw'abinjira n'abasohoka urwego rukoramo abantu bo mu nzego z'ubutasi gusa bigendera niba ari ahantu haba itarigeze ni muri immigration umuyobozi wayo mukuru ni Assistant Commission of Police Linda uzi ko Linda mbere yuko ayobora urwego rw'abinjira n'abasohoka yayoboraga NSS urabeshyera urwo rwego man so kuvuga ngo Moses ikosa yakoze no kubeshyera immigration ni ukwitambika ni ukubeshyera immigration agashimira Perezida Kagame bivuze ngo urindi yataba umusirikare ntaba umutasi yakwana atase umuntu wavuze ngo teke iyo Kagame hapo natinya kababwa se kubabwa gusa oye none se Linda niwe wavuze ngo mute muri yombi Moses ahubwo ribu ribu yashingiye kuri statement ya immigration ribu iravuga ngo nyuma yuko immigration yitandukanyije na Moses kavuga ko passport atari yabo twamutaye muri yombi gutaginga Kagame ni ka kantu k'iterabwoba ariko reba ufite nk'ifoto fata ku mavuta ngo afite ifoto ari kumwe na Muhozi narayibonye nk'umupolisi akagufata akwaka nka perimi mbere yo kumwaka perimi ugakuramo urufunguzo ajya kubona ukabona uhagararanye na boss nka ya foto yabampora icyo ari kumwe na Kagame murayizi sawa uwo mupolisi yavuga ati chef we iyi foto nishaka 259 ariko bari kumwe yabakoze nka bya bindi fisi yakoze hahandi yatawe muri yombi atereka mpamagare databuja ari muri gahunda za gasa babonyemo ifoto ya Japo batuye umuhungu murakorana ahubwo no wari wantumye bati genda abandi abasiganya bugogo bara kuvuga ngo Moses nawe igikorwa yakoze ibikorwa yakoraga agatambikamo akantu k'umukuru w'igihugu ni kabi byari defense ikomeye ku buryo inzego zashobora kuba mu mutego w'uko zishobora no kutamukurikirana yego kubera uburyo ari gutaginga president icya kabiri ni umwe byavuzwe ko yambitse Perezida Kagame igihe kitari gitoya kuba wambika umukuru w'igihugu ugakora icyo gikorwa kibeshyera urwego ukamutaginga ahubwo afande aritonda cyangwa se arahuzemo gake ariko nubwo yabahuza afite abamuha amakuru kandi ntabwo yajya kwishingira ibibazo bya Moses bimwe bavuga ngo nibyaye ikibazo afande si w'inyamasheke chef we areberera inyamasheke nk'ahandi hose ariko ibyaye ikibazo ni se pasiteri ni ikirigate abantu bati rero Moses ati kamubayeho nawe agiye gusanga bampora iki iwabo epfiriye kandi mu minsi yashize bajya gunavuga uti afitanye n'ukuntu bari proche none se nta foto uzi bamuri cyageza anniversaire bagiye kwifotoreza hade twagiye urayifite ugeze no kumbwira ngo yaterese ngo oya bamuri iki ni muramu wa Moses ntago ari muramu we ahantu byari bigeze wandabaga ni bof byemezo wajya inkwari w'umugore byari bigeze wandabaga dore ni bof mushiki wa Moses nawe anareta bitumye iki mushiki wa Moses bamuri iki yaterese ariko ateretaho ari mu butayu yareba akabona nta future akabona nta focus ati chef we ndabona Imana nta kintu iravuga bamuri iki
yarataramira neza. Yabanaga na Munyashoza. Uzi ko yabanye na Munyashoza mu nzu? Okay. Dufite amakuru peti. Noneho agomba mbizi reka bamuri cyakomere. Reka bamuri cyakomere musho cyayo babwira ati chef we, the honorable. Ati Imana yongeye iravuga. Imbwiye ko ari wowe. Amuri cyate barakubeshye. Wowe yahise amwitaha abantu abakiza. Ariko burya iyo utereta umukobwa inshuti zawe iyo ushaka kumwegukana ugira ababofu inshuti niho Moses azira kwa bamporiki. Cya kabiri bishobora kuba itagiriza Moses ibyaha byinshi bikomeye ariko kazabyumva mu rubanza mu mizi mu bushinjacyaha. Guillaume Bunyoni akurwa ku minisitiri bw'intebe mu karere havuzwe iki ko icyatumye ava hari ukubera hakekwaga iki? Hakekwaga kototera kudeta nyuma yaho yivugiye ko yabonye Imana imuzamura. Izi byaha uze byahakurikirana. N'indi disikuru yavuze avugamo ngo neva kujya ku butegetsi ngo ni ibintu byabaye bitunguranye ngo ntago ari mu mugambi w'Imana hafi kuvaho. Noneho uzi uyu munsi byahakurikiranweho Bunyoni akurikiranweho icyaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu. Cyo ni kimwe. Akurikiranweho guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Cyo ni ikindi. Akurikiranweho tujuru kwangiza ubutunzi bw'igihugu. Nuko ngo we icyaha cya Bunyoni ni ari kuregwa ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu ariko ikiri ari kudeta. Moses umuvandimwe akurikiranweho biriya byaha bibiri ariko ashobora kujya mu rubanza bigahindura usura. Okay. Ndatangariza abantu bahabana bahuje ibitsina. Hahandi mwita muri VIP. Twe tubyita ubutinganyi mukavuga ko ari ukwishimana. Ntabwo Moses akurikiranweho ubutinganyi. Icyaha yakoze ni gatozi kandi urwishigishiye hararusoma. Nahame hamwe. Shaka kurya ari inshuti yawe. Cyakora. Najya muri gereza arambabaje. Bazamutinga koko. Uzamusura? Oya. Kandi muri inshuti. Uzi ikibazo cya Moses ashobora kuba yarabikoze kugira ngo agende bamutikure. Akaba ari propaganda yo kugira ngo yabari ingingo yabaretse gatwe. Oya, iki kiruvuze kirakomeye. Mugiye kwa ngo ndashinyaguye. Oya. Abatiganye. Uravuze ngo umuntu yakwifungisha kugira yewe nzi. Umwana bamwitaga Jane yafungiye muri gereza ya Rwamagana afungwa imyaka 2 agezemo abona abasheri b'abajenosideri avuyemo kuba avuga ngo Jire taha ntabwo nahafite umusheri twendaga kwibaruka. Umusaza wari waramurongoye aramubwira ati kugira ngo garuke genda wice so. Reba iwabo hari Gatsibo aragenda ariyenza abwira se ngo namuha 8 sara wo buhato mpaye muto acunga nijoro aryamye mu kubita ifuni. Jean agarukira kuri burundu. Bivuze iki? Jean se yari umukobwa yari umutipe. Rero Moses. Umutipe twa Jean se. Rero Moses. Ni Jean koko. Moses ashobora gukora ari amahajabu. One se umuntu agiye ku maskirina nk'urumogi ngo Rwanda rwarabimwemereye. Aragiye aravuze ngo ndashimira Perezida Kagame ko nabaye umugore akerekana passport y'incupuri. Kameme arashaka kujya amageragere. Nuvuga ngo yagerageje gukora ibyaha kugira ngo afungwe. Yego. Hanyuma gufungwa bimuri iki? Bamutinge. Yabuze ababimukorera hanze se? Oya Kameme. Ndasaba bampora iki kutazamucumbikira nk'umukozi w'Imana. Ariko se uri siri dosiye ntiragira no mu bushinjacyaha usumumanura. Gusa ishobora gutaha uzamahirwa afite icyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano ashobora kugisubikirwa. Kubera iki? Kubera ko ni icyaha itegeko riteganya ko ushobora gusubikirwa gutanga amande cyangwa guhanwa kimwe muri ibyo bihano uko ari 3. Okay. Aha. Okay, woni Moses reka ntabwo gutinda kuri Moses. Kandi ntabwo mwishimye hejuru kumbaza kumutinganya urabizi ko na mbere ataratabwa muri yobe ntacanago wakana we. Umubyeyi wamubyeyi yihangane ntabwo tumwanga ahubwo ikiri muri Moses natumburura kire. Ndasaba abanyamategeko ba Moses kuzamusabira kujya kuvurwa indera akajyanwa muri rehab bakamusuzuma mu mutwe
yarangiza bakamuforomata Moses nkamuzirikira inyamasheke akagenda bakamutera icyuhagiro agakizwa agasubira ku isoko yo muri ADPR akongera akaba turahirwaho kuba motion ko namenye ko wowe na Kenisi yabareze shabuga zaturega funze ngere ko rwagenera rurangije warabimenye ariko nawe yabare mwatazirwaga iki yabaregaga iki ye navugaga ko Moses ibintu yakoze arimo n'agasuzuguro ntabwo twari dukeneye kubona ubusabwe biriya bintu byavugaga muri ka video ni ibivuta bisiga mani ane sara amazi aba mu kibuno ariko urakibuka ariko yarakureze baramutikuye we na Kenisi natureke mwari mwinjiriye umuntu mugera naho mwinjirira brand tuzaruburana ngewe nta kibazo ufitanye n'abage n'abaresbienne bo mu Rwanda ibintu byo kukabarore nibyo bibi ukuyeho na Moses nuriya mukozi wo mu karere yatikuye hazima arafungwa nkaswe w'ikibuno ese nkubwire iyo twakoranye ubugira ngo ndakare ariko se ngenda kurakara okay reka muveho ngiye ku rubanza n'ubundi abantu benshi bakomeje kuvuga bati Jean Paul niwe ujya kuri no rubanza akavuga atarya indimi kandi arimo hagati nyuma yuko urubanza rumaze isaha rutangiye ishimwe Diodone rumaze umwaka ruburanishwa rutava mu nzira pe Ishimwe Diodone yatawe muri yombi mu kwa kane mu mpera zo kwa kane ubu turi mu kwa gatanu kwa 2023 umwaka warafunze tayari ku rubanza Ishimwe Diodone urukiko rwisumbuye rwamugizeho umwere ariko ubushinjacyaha bukajuririra urukiko rukuru buvuga buti Kid ntiyagombaga gufungurwa imyaka 16 twamusabiye yari ayikwiye kubera ibyaha tumukurikiranyeho urubanza rwarapfundikiwe Jean Paul nyuma y'uko urubanza rupfundikiwe ni biki byagutunguye mbere na mbere natunguwe no kwigiza nkana kubushinjacyaha ntungurwa no kutumvikana ku kibazo cy'amajwi ntungurwa no kuvuga ko bwagaragaje ko iriya mikono y'abakobwa bagaragazaga ko batigeze basambanywa na Preskid hakwiye gukurikiranwa noteri wemeye kuyisinya kwiteraho stamp ntungurwa no kubushinjacyaha mu by'ukuri iyo bavuga ngo abavoka ba Preskid barishongora mu rukiko ariko nabwo iyo buvuga burishongora ubushinjacyaha man umukofrere mugenzi wawe umunyamategeko madamu Emeline Nyembo maître ndakumenyesha ko ari former procureur yabaye umushinjacyaha urasuzugurura umuntu mu rukiko uvuga ngo ibyo avuze ngo amaze gutanga amasomo Maître Ngabo se oya Maître Ngabo niwe wafashwe nk'umwarimu oya Emeline niwe wabanje ariko Emeline ntabwo yafashwe nk'umwarimu wafashwe nk'umwarimu ni Maître Ngabo bavuze reka twifashishe mu gikari reka twifashishe ibimenyetso bitavuga reka gusobanurira Maître Emeline Nyembo yarasobanuye ariko we ubushinjacyaha bumwikoma ko ngo ari gukoresha imvugo zo kutubaha inzego urumva Emeline noneho Ngabo baravuga bati uri kumeza uri kwigisha bati wagira umwarimu wa Inirake Yerika wowe hera ku wa mbere naho rero oya babaru ukagarure medite Emeline bamubwiye ko ndibyumva uretse reka nabyumvaga ubushinjacyaha nari ndi gutara uburakari uri kwa muntu ariko ntukavuga urakaye uri kwa muntu cya kinyabuzima yarakazaga ntukavuga urakaye Emeline ngo yasuzuguye inzego umugore wa chief superintendent madame Emeline Nyembo former procureur haburaga gato ngo bavuge ko ari no gupfobya imvugo eske kudasuzugura inzego no kuvuga atitiye aza gutya rwose yego mwidishye harimo abantu bagira ngo basubize ngo yesa haraho kuvuga yesa naho kutavuga yesa urubanza
rwa Ishimwe Deodonarius Preskid runyibutsa neza urubanza rwa retired Brigadier General Rusagara na Colonel Tom Byabagamba niho habaye mu gupezanya kuriya ubushinjacyaha wajyaga kumva n'umuburanyi wajyaga kumva Colonel yavuze ati wajyaga kumva Colonel yavuze ati wacha bari oya Colonel akavuga ngo kapitene ashinja gute ndi Colonel hango mbere yo kumushinja abanzaga kumuburanira ati ubundi mu mategeko ushinjwa n'umuntu munganya ipeta cyangwa uri kuruta so icyo ushaka kugereranya n'igiki ubushinjacyaha nabwo ubushinjacyaha ko Maître Nyembo aba underdog imbere yabwo kandi Maître Nyembo yarakutse ntabwo waburanira Rusesa nguze udigadiga gutya come on mu nkuru zikurikiranwa ku mbuga nkoranyambaga inkuru nagezeho Ax hakora comment yanjye ndasaba ko ubushinjacyaha bwazajya bwubaha defense uwo baburana mu rukiko sinahariya kwa Kid uzi ko ari n'igihe ababuranyi abaregwa nabo bajya babakasha tujya mu rubanza rwa Muhizi erega ububurana umuhenereza erega ububurana umva kwa Katisiga abavoka sibo bari ntabwo abashinjacyaha bose ari kimwe yes nibyo nari nshaka kubwira ndi kuvuga bamwe mu bashinjacyaha bajya ba flexible uzi ko ubushakashatsi akavuga nyakuba nuko wabivuga kuko uvuze ubushinjacyaha muri rusange oya byabaye urwego umva umushakashatsi ujya kubona rumwe araje ngo turasaba ko Jarasi ngo afungwe iminsi 30 ngo ngujya twavugaga n'ibyo wantu musubiza ureba ukabona umucamanza arakubwiye ngo wivugure umushinjacyaha kandi we yavuza kureba kamem uru rubanza rwa president wa muri make kiri gusaba nuko abashinjacyaha bangana noneho umushakashatsi ashobora kuvuga gutya wagutunga intoki wowe wajya kuvuga watunga intoki umucamanza ngo yango manura kandi we bakuretse akwisanzuriraho reka nkubwire ibi bintu biri kuba mu rubanza rwa Preskid ngewe ngiye kwanariza ubushinjacyaha nibwo butubaha abanyamategeko ba Preskid na Preskid ahubwo bwazize ko Maître Merine Nyemba z'uburenganzira bwe arisobanukiwe rero iyo umenye uburenganzira bwawe niho bahera bavuga ngo uri gusuzugura inzego aha icyo ni kimwe wari ukimbwira ibyagutunguye icyo nacyo ni cyagutunguye noneho ngabo bara batipe bazi ko ari majoro mu gisirikare cy'u Rwanda bazi ko ari umwarimu muri kaminuza bazi ko ari umwarimu mu mategeko ariko ngira ngo menye ariyo mpamvu byahuriranye oya bare uriya mugabo nawe arasuzugura amugabo arasuzugura uriya wari uhagarariye ubushinjacyaha uriya wari uhagarariye ubushinjacyaha arasuzugura nyine nk'ubwo uvuze dore nk'ikintu bavuze ngo Emeline yasuzuguye abayobozi ngo yaravuze ngo umushinjacyaha w'umugabo si umushinjacyaha w'umugabo umushinjacyaha w'umugore si wese none se bavuge mu mazina nicyo yatazirwaga nabyo bigize icyaha none se twebwe ko aho ni ku bashinjacyaha ndetse n'ubushinjacyaha kote y'ubushinjacyaha umva nkubwire numvise urubanza rwa Preskid umushinjacyaha uzarusifura ameze nka wa musifuzi witwa Corindi wo mu Taliyani usigaye uba muri body ya CAF nako ya FIFA umwe w'uruhara man azararama atitaye ko Preskid yaburanye umuhenerezo atitaye ko Emeline aburana akabiri cyo ntunyobye uducupa tw'amazi ndatubara ikarito y'amacupa 20 ashirira kuri bari unywa menshi ne Emeline ntiwanywa amazi utavuze kandi ari kuburana umuhenerezo kugira ngo akuremo Preskid reka tugere rero ku rubanza nyirizina aho ngaho nari ntihubaza ibyagutunguye natunguwe nuko ubushinjacyaha butubaha ubushinjacyaha butubaha defense baburana kandi ikintu ushimira buri urukiko abacamanza batatu barabareba noneho ubushinjacyaha ureba ukuntu ari abahanga nako urukiko ureba ukuntu abacamanza ari abahanga yaba ari ubushinjacyaha na ba Kide bagira ngo ntibababonye uzi ko ajya kubona nkabona nka Kayiju kari kureba gutya nk'umucamanza agira ngo umucamanza yiyabe nka procureur akabihorera kandi yabibonye kuko we yatangiye aravuga ngo
mu byo muza kuvuga mwubahane ariko bishirira gutya ugira ngo biciye mu gutwi kumwe bihinguka mu kundi. Okay. Ku rubanza nyirizina rero bimwe unkoresheje penalite RMC ndacyayitaba reka nkubwire uzi ko nibyo ubutumye mvugisha ukuri procureur umushinjacyaha amakosa nkoreye hano kuri kamera mbere yuko abicyaha aca muri Rwanda Media Commission. Ntabwo uzi kwa Jean Joseph wa mushinjacyaha yanga ko dufata amashusho tukabivuga bakajya gutanga ikirego muri RMC ngo twaramuvuze ariko icyangombwa cyari gihari ari umuburanyi nk'abandi atubuza gufata amafoto nawe ari umuburanyi. Ntabwo bibaho. Ikindi natunguwe ntunakizi itangazamakuru by'umwihariko wowe ndi biased ku bushinjacyaha urabangami ngo bafite ngo impamvu ngo kubera iki ngo tubivuga ngo n'ikimenyimenyi ngo nidukora reportage ngo turakora reportage ngo zidasa cyakora izizo ino yirabisa ariko ishobora guceraho ku masaha atandukanye ariko irabere yayindi. Kuki turi ikibazo ku bushinjacyaha kubera iki batuma tuvuga? Numvise banasaba ko ngo mutazongera gukoresha amazina ariko se babare umbwire Iradukunda Liliane yaje mu rubanza yego ntafite code ni mwiza Megan yaje mu rubanza ntafite code umuntu utaraje mu rubanza ni TTF ni TGK na BMF abandi bose bari barimo VMF VBF nawe ntiyaje TF TGK na TTF rega TTF ni Miss Rwanda 2023 ni na gatatu soya byose arabifite byose no mbwira wa na gatatu ninde nirasubiza Jire oya wa gatatu ni VDF hapo nati reka nkubwire biriya baba batubwira n'iterabwoba terabwoba ariko bavubwire ngewe nimba igitambo nkafungwa kubera yuko navuze ko ntahuza n'ubushinja urukiko rujya gutangira iburanisha deja abari mu rubanza rwa Preskide bashinja cyaba bamaze kuturakarira uriya wicaye uramushaka hiki uriya wicaye araregwa ari we wowe anyitsaho ngo nigweho by'umwihariko ngo banyibutse ingingo utibereye niba uri gusangiza abantu ibyakubayeho mu rukiko ni iki washinjwaga n'abashinjacyaha? Ubushinjacyaha buvuga ko uru rubanza turusobanura uko ruri tukamena ubwiru bw'umuhezo tukabishyira mu ruhame kandi ibintu byabereye mu muhezo bakibaza impamvu twabivuze. Sindi umujyanama w'ubushinjacyaha sindi public communication wayo public communication n'ubushinjacyaha yitwa Delphine bampakazi mu mpakazi nanjye ndashoboye none se ngira ikintu twavuze kuva mu kwa kane Preskide atabwa muri yombi kitari kuvuga uyu munsi hari nibyo twavuze ahubwo biri kuvuga ubu none se nitwavuze ke TGK ari we kasha winyobya niwe mubi siwe kasha TGK niwe ndese niwe kasha nyine niwe uri mu Bufaransa oya ntabwo wabaye kurya show na bisi ubugande urayizi ivuga ngo urayizi ni indirimbo ya Michael Jackson they don't care about us ucyuze indirimbo ya Michael Jackson ni wewe unyobye uriya ni wewe none se Mutesi wa 2015 ni wa 2023 chef we Mutesi ndese kwari bene ni Mutesi okay uri umutesi wanjye ibyo ndabizi uri umutesi ariko uri umugome ibyo ndabizi uri umugome wavuze byinshi kubera ko iyo twahuye duhuza urugwiro nyuma yo guhuza ibitangazamakuru urumva umucamanza aragira ati hari ikiganiro
cyahana ngo kihanikuwemo harya ubwo ntibyareba n'iki ngiye kinyarwanda kirangora hari ikiganiro ikikorohera vuga ibikoroheye Mutesi Jolly anasema hivi nani Mutesi Jolly anasema hivi mimi gusikia hiyo jina ya Megani na Lilian ni kubasikilia hapa mara ya kwanza sitake kubayua mara ya kwanza na mimi nasema Mutesi Jolly hapo natinya none se okay warugiye kuri amajwi uretse gatoyi hari ikintu warugiyeho kivuga ngo hari ikiganiro bavuze ko Mutesi Jolly cyangwa se yakoze ubwo se ni Mutesi Jolly ra ku murongo wa telefone okay hari ikiganiro TGK yavuze ko yakoze ntabwo ari umucamanza ni Prince Kid wabyivugiye ubwe yavuze ati TGK hari ikiganiro yakoze avuga ko aba bakobwa atabazi kandi yababereye umutangabuhamya anatanga ikirego ni gute no muntu atazi aba bakobwa akababera umutangabuhamya akaraba yanatanga n'ikirego umucamanza asubije ngo iki umucamanza ntagasubiza umucamanza arabigenza nyine umucamanza yategetse ngo iki uzi umucamanza reka mbivuga nifashe ku itama yaravuze ngo turasaba ko ayo majwi akina kubera ko urubanza rubera mu ruhame harimo n'abanyura amatwi ba TGK bahise basaba cya gitangazamakuru ikiganiro bakigira prive abanyura amatwi ubwo ni iki naba babaje kumwumva aba infoma be gikureho nka cya kindi twakuyeho hari umucamanza akazajya akirika ayo majwi si yayandi wowe wigeze kutwumvishaho ndetse so yampaye akayaha na Yemi ngo abo bakobwa n'ibigori iki jorashuka harya ntaryo ukigira ndarifite ariko nta mwanya afite naje gusanga hano sigaye mvuga ngo nkuko muri kubona mu mashusho nkabona ndigiri kwibona ubundi niba uvuze ngo uva murangira shyiramo byibura ifoto ye abakameramane nabo bo kuri place nabo baranyobye watwumvishije hose oya uracyafite wowe se yenda yafite nuko nashaka kuyakina kubera ikiza uri kwanga ko wazaba umutangabuhamya gweki oya cyangwa wazaba uzwiho yakuye ngo amajwi ifuru we ntiyafite se ntiyaguhaye kuko urukiko rwayabuze wasanze ikiganiro cyaragizwe prive kuko urukiko rwayabuze ikiganiro kikagirwa prive ushobora kuza yaha abacamanza bucece bakayumva kuko nabyo bakabisuzumira rimwe ariko icyo ni icyampa uva nkubwire hari habamo abamafiya umucamanza akivuga ngo amacamanza ngo amajwi arayashaka umucamanza akivuga ngo amajwi arayashaka ikiganiro cyose kiba prive hari abantu batikura byere bakavuga ngo umupolisi yabafa iki kiganiro cyabaye prive mbere kandi cyari muri system urebeye ko cyabaye prive mbere Mutesi Scovia kiretse no yarabeshye cyangwa nabeshywe na Muvunyi yavuze ko mu gitondo yari yayumvi icyo kiganiro yari yacyumvisha ukoresha ibimenyetso by'abatavuga umukobwa ntuvuge ukoresha uwo mu TGK ikiganiro cyari kikiriho avuga ibyo bintu ngo nzi abakobwa mu gitondo uwo munsi hehe kuri icyo gitangazamakuru mukivuge nyine izina aho yagenda tujye gushakisha oya kandi ikiganiro umva nanjye afite Eric ikiganiro cyari mu bimenyetso umucamanza atangiye avuze ngo bacyumve turakibura ahubwo ntekereza ko abagitanze mu bimenyetso uretse gato harya ikiganiro cyarasohotse hari ikiganiro ngewe nzi uretse gato ntabwo ndi kwanga kumishoninga igitangazamakuru kuko ntabwo cyaba victime ariko tukiziranye icyo kiganiro cyasohotse nyuma y'amasaha 24 kikaba prive oya no biri simple ngewe ni ikiganiro cyasohotse kuri 3D isanzwe premier yacyo cyari gifite 5,000 ndakibuka noneho cyahise kiburirwa irengero ifata ku mavuta wagikoze urafata ku mavuta horano dushya niyo mpamvu naho aho naraho akabaho bayiko nakona yikoreye ikiganiro kigize abantu 150 bya byaha byose yakoze akabara bibabarira noneho icyo kiganiro Mutesi Jolly yahise avuga ngo yaganiriye na Emi ngo azi ko bisanzwe kigirwa prive Emi twahuriye mu gitaramo cya muri BK Arena ariko umusa amajwi ko
agikuyeho wagihera amajwi ngo ikiganiro ngo uriya mukobwa ni Kasha Kid yari atarafungurwa nawe akimutinya ati umuntu atampamagara ambwire ngo yarazi ko ari ibisanzwe ati nanjye ubundi bisobanuke neza umunyamakuru ntabwo ari gukuraho ikiganiro se nawe ugishyiraho kandi noneho kugikuraho ntabwo ari imbaraga z'umurengera ngo ribu utekereza ko ari ayo majwi ayo ngayo amajwi nayo icyo gihe avuga ko atazi abakobwa yese ashyirwa mu bimenyetso ariko nanjye nahise no ca ibwota amasimbi nk'umunyambirire amajwi nyagwaho nka kwa kundi ingona irahagurikira ngo reka wigeze no kutwumvisha akantu gato ndagafite hari ibyo amatwi atigeze yumva nabitse hari nanjye afite iminota ntarabumvisha nkuko ari amajwi ya Preskid ari iminota 56 dufitemo 16 gusa 40 ayo ni ayandi majwi rero nayo yagarutsweho mu rukiko ayo majwi iminota 56 tugezeho ni yayandi yo gutereta ariya noneho kiriya kiganiro rero nayo reka tuyageho kubera ko nta majwi nayo yateje polemique baravuga ngo araza kuvuga ngo turababwe ngo tugeze kuri Jory turababwe Jory yihakanye nkana abamisi bagenzi be avuga ko atabazi aravuga ngo anabashutse ngo yaba ari gushuka ibigoryi ku ruhe rwego urankurikira arabihakana ariko kubihakana ntibikuraho ko atari we urumva yego urankurikira ariya majwi rero niyo umucamanza yashakaga aho Jory agira ngo avuga ngo abo bakobwa ntabazi hari akantu gateretsemo k'ubwoba ngo rego ibyo biganiro byanyu senjya mbyumva wabura kubyumva ko tukajya ugatereka ikirego muri RIB ameza nka wa muntu uza kugusura avuga ngo ngewe rega ngo mvuye mu rugo ndiye ngo nta nubwo ashaka kurya basi tubabarire iwacu ntituroga ihangana ukoremo yakoramo akabikegeta kandi agahera ku biryoshye rero Jory ibiganiro byose arabyumva akabyumva neza cyane yamara kubyumva akabaho ko atabyumvisha okay aha reka tumuveho tumwifuriza ibiruhuko byiza yibereye i Bugande na Miss Uganda narigeze ngo ntibidashira ababonye amafoto bayabonye ariko reka mbivonge kuri iki kintu cy'amajwi kindi wari uvuze y'iminota 56 byagaragaye ko yeditinzwe n'ubushinjacyaha bukemera ko bwayeditinze kugira ngo buzane ibigize icyaha cyangwa ibirimo bigize icyaha Preskid n'abamwunganira bati amajwi turayakeneye ari full cyangwa tuyakeneye ari ay'umwimerere urukiko narwo rutegeka ko ayo majwi aza ari umwimerere byageze hagati reka procureur w'umugabo twitize Emi undi mu procureur w'umugore tumwite Eric byageze aho rukomeye bitana ba mwana bitanye ba mwana gute umugore atinya kuboha perezida w'urukiko ayo majwi ni umwimerere undi atinya kubaho ayo majwi si umwimerere uzi mu kinyarwanda baracabiranyije n'ubwa mbere kuva mvutse haturutse imvugo ngo ubushinjacyaha bwavuguruzanyije mu bitangazamakuru byandika noneho njyewe uzi icyo navuze ubushinjacyaha bwacabiranyije bwageje imbere y'umucamanza buracabiranya akosha baratwica bazatubaza ngo procureur acabiranya ati acabiranya iyo adahuza na procureur mugenzi we ahubwo aho kugira ngo bucabiranye gucabiranya urabyumva nuha ngo barapfundikanyije umucamanza ajya muri Dairema bahita bagobekamo indi ngingo ikibazo cy'amajwi bagisibuka umucamanza ataracyanzuraho dore ahantu rero byapfiriye mu by'ukuri amajwi ubushinjacyaha bufite ni iriya minota 16 nk'urwego rwa leta abakoze iperereza ba mbere ni RIB ariya majwi niyo yari kuyabazwa ariko kuko iyo urubanza rwageze mu rukiko RIB igarukira kuri parike ntabwo RIB yari kuzamo ikosa ryabereye procureur wa mbere w'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ntiyari kwakira dosiye ya Kid RIB itamuhaye amajwi yuzuye nawe yavuga ngo nari nzi ko arariye nanjye nemenyeye mu rukiko noneho procureur ntabwo yabaye fair ngo abwire umucamanza ati turasaba ko iki kibazo cy'amajwi cyo mwagisimbuka icyo turagitsinzwe tujye ku bindi yakomeje aburana umuhenerezo arangije baracabiranya bikura aho hantu amahoro icyo ni kimwe icyo ni ikijyanye n'amajwi ndetse ubushinjacyaha bwarangije busoza buvuga buti
muduhaye ubushobozi cyangwa se muduhaye uburenganzira utatwayazana oya bazayeho urukiko bayumve ntabwo ari ngombwa ko urubanza se rwapfundikiwe yego bivuze iki bavuze ko bayazanye urubanza rwasubirwamo yego kugira ngo kida byiregureho mu gihe batayazanye muri system ntibashyiremo ko bayabonye n'impamvu iriya video ariya majwi ya TGK yabuze iyo ushyize ikintu muri system abantu bose bafite agise muri urwo rubanza barabibona niyo mpamvu bahise bayaregisa yisunze ingingo ya 43 Maître Nyembo yabwiye urukiko ko ubushinjacyaha busa nk'ubwatanze ikirego gishya aho kuzana ibimenyetso bishya kandi bitemewe mu bujurire ni amabara biteganywa n'itegeko wowe uko wumvise iburanisha hari ikintu gishya wumvise muri biriya bintu none se mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge wakwibutsa abanyarwanda icyaha Presqu'île yakekwagaho nyine guhoza undi ku nkeke bijyana no gukoresha imibonano mpuzabitsina gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato ni icyaha kimwe yaregwaga mu rukiko rukuru ari kuregwa ishimisha mubiri icyaha cya kabiri ari kuregwa gufatirana VMF mu bukene mu ntege nke ze operasiyo y'akabati ari naho bavuga ngo iyo bakabazwaho muri TGI baba barakisobanuyeho ntabwo byemewe gutanga ingingo nshya utari mu rukiko rw'ubujurire gusa n'ibindi byaha byakozwe mu rukiko Court of Appeal ruba ku Kacyiru runo rukiko rukuru ruburanisha ibyaha byaburanweho mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu karengane nibwo ushobora kuzana omwe naho omwe iriya yo ni amabara mva nkubwire ko ku rubanza rwa Kazungu tudakubita hasi ubushinjacyaha kuki turyamye ku bushinjacyaha nibareke hano twiryamire kuri Presqu'île kuko nta mpamvu zikomeye zakagombye kuba ari mu rutabera so rero iki kintu rero twaherewe tuvuga tuti Kid amaze umwaka aburana abantu bamwe bati kuba umukuru w'igihugu yarafashe umwanya w'iminota igera ku 10 akakitsa muri kongere y'ishyaka riri ku butegetsi akamuvugaho kongere y'ikisi RPF nangize ngo ni y'amasengesho wari ubivuze n'ubundi ati iki gishobora kuba imwe mu mpamvu ishobora gutuma urubanza ruburanishwa umuhenerezo umugani wawe icyo gishobora gutuma na Presqu'île abura ubutabera kuko mu gihe yaba abonye ubutabera akagerwa umwere ku byaha byose yakekwagaho urukiko rugategeka rukanzura ko bihanaguweho byatwara benshi ari nacyo ubushinjacyaha bushobora kuba bwarashingiyeho bujurira oya bwashingiye bujurira ku bimenyetso batanze oya wenda ariko ribuka ko afande yavuze ngo amenya ko Presqu'île afunze yabibwiwe nande muri RIB nawe yatanze ripoti he kwa boss Dinde watanze uburenganzira bwo kumviriza Presqu'île ni procureur general so ni urubanza rurimo abantu bakomeye mujya muvuga ngo nta muntu ukomera uriho ntoje bivugaho shaba ariho man ngewe ahubwo uremeye noneho ndemeye ngewe iyo mba ubushinjacyaha ntabwo nari kujuririra Presqu'île kuko kongera kumujuririra ni ukongera kugarura 3D Plus mu kibuga na Jaras n'ibindi bitangazamakuru twebwe baduhaye akazi tukabisesengura mu rukiko mbere y'uko umucamanza atangira amara iminota 10 atwitsaho nimbona urubanza rurangiye amahoro ntatawe mu wakajwiga ari byo nzira nzajya mu nzu mvuga ngo take you merci take you harya yitwa ngo iki take you urakoze yitwa ngo iki thank you India ya Tom Cruise na The Ben thank you my god take you my god noneho nabo umwere niyo nzaririmba niba mutera azajya mu karengane ariko Presqu'île aramutse afunzwe haba habayeho imbaraga z'umurengera utarava mu bayehova oya jya bavuga neza utarava mu bwami bw'abayehova mu bahamya ba Yehova utarava mu bahamya ba Yehova ntabwo uzi Yezu ashyirwa Pilato yaravuze ngo uyu muntu afite icyaha cyangwa ntagifite yavuze ko ntacyo arekura ruharwa reka baraba mugere muvunyi kiranyica arekura baraba
aravuga ngo ari Baraba na Eric turekureda timurekure Baraba reba nko gufata Preskid ukazana na Kazungu uramuzi Kazungu uyu wishe umugore we noneho bakabaza abaturage ngo ari Kazungu na Preskid bafunge bati bafunge Preskid ngo njye nabonaga Preskid ari umwere ndamukarabye afunzwe kubera mwe so buriya Preskid igihe cyose azakatirwa ndatekereza ko hazaba habaye imbaraga z'umurengera zipeza inde abo bacamanza bafite dosiye ya Preskid ariko ubutabera nzi burimo Dr Faustin Nteziryayo uburangaje imbere nka Chief Justice urukiko Preskid arimo rukaba rurimo uwitwa Ndahayo Savie agiye mu karengane haba harimo uwitwa Rukunda kuvuga Regis ubwo butabera buzahagarara bwemye Preskid bumuha ubutabera uravuze ngo afunzwe ntiyaba hawe ubutabera se mbwira Preskid naramukamijwe ibyaha n'urukiko udahemuka Adolphe azahite nawe ajyanwa ku rukiko rw'ibanze rwa Nyarushishi kuko perezida w'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ni umugabo w'umuhanga uramuzi cyangwa ntumuzi ndamuzi wa wundi Fisa ajya avuga ngo nuwe ndamuzi udahemuka mana uriya yayoboye za Gacaca ku Kibuye yavuye i Kigali avuye ku Kibuye ava ku Kibuye aza Gitarama ava Gitarama ajya Gasabo ava Gasabo aza Nyarugenge urumva ko yabaje hano gukinata ntawabihamye ntabwo mbonera mu mboni ya Preskid bamuteye nanaterwa azasubikirwa kugira ngo ebe win anatewe yabavuga ko bamuhamije icyaha gisobetse kugira ngo ebe win urubanza rero rwashyizwe kuri 30 cyangwa se isomwa ry'urubanza ryashyizwe kuri 30 Kamena nyuma y'amezi 2 ubucamanza cyangwa se urukiko rwavuze ko ari impamvu z'imirimo bafite kubera ababuranisha urubanza barenze umwe yego twitege iki dusoze twitege ko dosiye ya Preskid izigwaho akantu ku kandi inyuguti ku yindi twitege ko bitunguranye Preskid urukiko ruzategeka ko abaye umwere ku gipimo cya 98%, 2% nyambike ingofero ya Rwangendanye urukiko rukamukatira icyo cyo tukitega kandi aramutse akatiwe azahita ajya mu karengane kuko urukiko ntirwategetse ko azahita atabwa muri yombi azaba afite iminsi 30 yo kujuririra mu rukiko rw'ubujurire mu karengane aho aza habwa indi minsi 30 yo kujya kuburana umuhenerezo mu rukiko rw'ubujurire mu karengane ubwo abayemera indi taranti akajya kwa umva perezida w'urukiko rw'ubujurire yitwa Rukunda kuvuga Regis ubundi Preskid niho azasoreza cyakora ndasaba ubushinjacyaha ko niruramuka butsinzwe hano butajya mu karengane burekure bwemere bumanika amaboko erega gukatirwa kwa Preskid hari ubwo niko gutanga ubutabera niko kwigenga just erega bavuze ko ngo urukiko rwabanje ngo rwaciye urubanza rumeze nk'urusinziriye ngo rwaciye urubanza rwigeretseho ishuka none se kugira ngo urukiko rukuru rukanguke nuko rukatira Preskid nigenderaga karavuzwe hariya se ubushakacyaha bwubashye urukiko oya hariya ndi uvuga ngo yaho n'uwo muhungu ugitumira yitwa Muhayara karejya bagwa yaho okay ntacyo turi gusoza rero turi gusoza ariko hanyuma rero reka mbanze mbwira abadukurikiye ko turi kumwe na Felis Technology abangaba bakaba bakorera Dubai Kigali ndetse no mu Bushinwa mu buryo bwo gutumiza ibikoresho bya electronique yaba computer nziza amatelefone meza n'ibindi bikoresho byose bya electronique ushobora gukenera ama iPhone ama Samsung ama Google Pixels bahamagare kuri 0782 07 cyangwa bandikire kuri 07 52 28 479. Hari ikintu Kid yavuze ati ishimwe Diodone uko dakoresha Alias Kid ni okay bararize. Hari ikintu Prince Kid yavuze aravuga ngo iyi dossier yanjye ni mu bisuzuma neza nyakubahwa
perezida igihe yasabwaga ko ashyiraho akageraho yego ati muzasanga hari ibi bintu by'ibihimbano jewe ibipapirano mu burere bwanjye uwo ndi we nuko ni personality yanjye ntinyemerera gukora ibi bintu. Avuga ikintu kijyanye no kuba yarapimwe ibiyobyabwenge umuvictime ntapimwe. Iki kintu wacyumvise cyangwa kivuga iki? Ndanabivuga mu buryo bubiri. Icya mbere hariya yarahohotewe. Icya kabiri kuba aba victime bose bahabwa code ntazihabwa ntagahoma munwa. Yego. Nawe akeneye iyo vie privée. Ikintu kindi yavuze kijyanye no kuba abatangabuhamya avuga ati abatangabuhamya bifashijwe muri uru Rwanda bose dufitanye ibibazo. Hari akantu yavuze ngo iyi dosiye mubona ni abantu bishyize hamwe kugira ngo bangerekeho urusyo. Egare gutwara irushanwa. Okay, irushanwa ni muri tware n'ubundi ryarahagaritswe ariko mu muha amahoro. Uzi ko bimwe muri VMF yavuze harimo n'imbwa. Uzi ko atavuze ko yishwe. Imbwa ye? Kandi ko kubisa imbwa abashaka shebuja. Uribuka ko tweze kubyitsaho nkiri hahandi muri cya gihugu. Imbwa ya Preskid yarapfuye nayo numvishe muri dosiye ivugwamo. Mushaka yavuze ngo ibintu biri mu gipango avugamo n'imbwa. Yego. Ikintu kijyanye n'impapuro amabazwa yahuriranye bikagaragara ko ngo ari ibintu byabereye rimwe. Yego. Ukivugaho iki? Nkivugaho ko ubucamanza urukiko ari amabazwa bashobora kuza yatera ishoti bakayashyira muri puberi. Kuko ntabwo wabaza abantu icyarimwe. Na ketchup wabyaye abana batatu ntiyabosereza rimwe. Umwe yamaze guturuma ari mukoraho akamuhirindi kaswe kubazwa. Biriya byo ni ibipapirano. Ko hari abavuze bati bishobora kuba yarakoreye raporo isaha imwe ariko atarababarije rimwe. Akandika isaha imwe no raporo nyine isokera rimwe. Ubushinjacyaha iyo buza ko bafite ayo makuru bwari kubigaragariza mu rukiko. Kuba nta kintu bavugiye mu rukiko. Ubushinjacyaha ntabwo bwashoboye gusubiza cyangwa se gusobanura kuri ariya mabazwa uriya mukozi wa RIB w'igitsina gore yabarijeho abatangabuhamya. Kuba batarabashije kubisobanura imbere y'urukiko bivuze ko ari ibipapirano. Kiriya nacyo urukiko ruzabitera utwatsi Preskid azakigirwaho umwere. Ariko kubera icyo mbaza buri gihe haciyemo iminsi ubugira ngo mere nka rwa rushya bakabanza bakarutara. Muri iminsi yo hanyuzemo ibihe bitandukanye wagiye kwibuka ahantu hatandukanye ntiwaboneka ariko abadukurikiye nabo banabimenye bataza kuvuga ngo wenda ngo mwabivuzeho mutinze. Ahubwo muri iyi kese uretse icyo kintu waruvuze uti Kid nawe yagombaga guhabwa code tubonamo code nyinshi. Ariko izi code iz'abatangabuhamya Kid yaravuze ati aba batangabuhamya ni abantu dufitanye ibibazo. Ni mu bisuzuma neza muzabibona. Utekereza ko TGK afitanye ikibazo kihe na Ishimwe Dieudonné? Kiri clear. Umuntu wakurikiranye. Kiri clear. TGK yisabiye irushanwa avuga ko ashaka kuriyobora nk'umwana w'umukobwa ko kandi wariyoboye nta nyungu yaba afitemo. Aribwo ngabo Maître Gayesi avuga ati nyakubahwa perezida inyungu zo zirimo niyo mpamvu benda kwicana niyo mpamvu bari mwatse. Ibibazo bya mbere ni ugushaka kwegukana irushanwa. Mbese TGK ntabwo yanyuzwe n'umushahara wa Rwanda Inspiration Backup. Ni nguko ntanyurwa n'uwa 3D Plus. Mu bihe bitandukanye mu biganiro twagiye tugirana wagiye uvuga uti umuvugizi wari umuvugizi w'iri rushanwa mu buryo bw'itangazamakuru Rutaganda Joel harahahurira n'ibi bintu mu rukiko sindumvira izina rivugwa. Impamvu nuko ubwo yahamagazwaga na RIB atayitabye kandi enda RIB yasanze atari we ki. Icya kabiri umushinjacyaha bukotinga ibya RIB nayo gakotinga iby'abatangabuhamya urukiko nabwo rugakotinga iby'ubushinjacyaha ari naho impamvu bwumva uregwa kuko niba ataregwa ariko uwari ushinzwe communication na media iyo aba muri urubanza hari gushya koko yari kuba show. Gusa ari muri Kigali nta kibazo afite ndashimana ko yagarutse. Ari Kigali se? Niko mbyumva sindamubona ariko sindamubona mu ruhame. Hari nabamwe ngari USA. Sawa. Bakoze. Sawa chef we. Ariko ubugira ngo atubwire ngo tumuzamukiraho chef we. Wese ya Kimirongo. Amakuru ufite ko arayo kwa Mushimire. Kwa Mushimire. Ntacyo reka nkiveyo kuba facture y'akabati kuko kaburanweho nako katumye urubanza rusubika ubushize
bagaruka bagaheraho aferi y'akabati ngo urumogi yanyweye ngo n'inzoga ngo zakurwaga mu kabati. Kuba fagitire igaragara ko iri mu izina rya Rwanda Inspiration Backup, icyo kintu Kid yakiburanye avuga ati izimi ni njyewe ndinda ona byose ninjye bireba. Ariko iki kintu cyo ntabwo gishobora kuzashyirishamo Kid oya uburyo bumwe cyangwa ubundi. Rwanda Forensic Laboratory yemeje ko Preskid atanga urumogi n'umubiri utarimo. Waba utanga urumogi ukajya kurucuruzi wawe, rega buriya nko kwa Jay Polly bararuhasanze, uburyo wabyita kurucuruzi, kwa Kwizera Olivier bararuhasanze, kwa Jay Polly bararuha, kwa Preskid bararuhasanze. Oya none se abakobwa si bo barunyunguta uzabona umukobwa urumwe ahaha abagenda muri reg okay. Akabati rega nta nubwo ari na diro kuko katanabura ntikageze kanabazwa, ahubwo akabati ni ugusasa imigeri y'ubu shinjacyaha kuko ari bo bakazanye. Iyo ishu ni ya pro. Urumva icya mbere giye kumena umuceri kuregera Elisa mu mizi, urubanza rugashyirwa mu kwa 7 2025 bwiteguye ko Preskid ashobora kubugarika. Noneho bakazongera kumugarura mu rubanza muri 2025. Icya kabiri kuregera Elisa mu mizi birengagije imikono y'abakobwa biyadikiye n'ikaramu n'agahuma munwa. Notaire Nasir afite uburenganzira bwo kunetifiya dosiye zose yagejejweho. Batanze urugero ngo rw'urukiko ngo twajyanira urukiko rukagurwa. Umva barujyanye bafite fagitire ko baruguze n'ikigo cy'ubutaka cyabyemeje. Notaire ya notifiya da cyane. Okay, reka dusoze tugira aho duhinira. Twitega iki kuri 30 Kamena. Ese iby'ubukwe bwa Preskid byo hari amakuru ko waravuga guti azabukora byanga bikunda uri kuntindira. Twitege ko mu kwa 6 saa 5 ubutabera bw'u Rwanda performance ikomeye ariyo gukatarura rubanza. Igipimo cy'ubutabera bw'u Rwanda nzakibonera ku rubanza rwa Preskid. Okay, ubu ugiye kuvuga ko ntacyo urabona? Nge mbwemera nk'umuntu umazemo imyaka 10 ngemera nk'ubutabera butajegajezwa. Mu Kirundi bavuga ntayegayizwa. Ariko kuri iyi shuro nzamenya neza koko niba hari umuntu ushobora kuza akavugira mu butabera. Utekereza ko kuba Rusesabagina hari ariko ubutabera butakoze akazi kabwo? Bwaragakoze. Perezida Kagame yatanze imbabazi ashingiye ku cyemezo cy'urukiko chef we. Yego. Aravuze ngo ubutabera bwakoze akazi kabwo kuri Rusesa buzakora n'akazi kabwo kuri Preskid. Okay. Jean Paul wagushimira ntago yabagiye kure y'ukuri. Urakoze cyane kandi abantu iyi crew atekereza ko bazayibona kesh mu gihe nkihumeka umwuka w'abazima. Okay. Kuko ngewe umunsi wanjye ndiho mbara n'uwo munsi ndiho. Wa muntu wavuze ngo ibyejo bibarabejo wasanga ari fisi. Uyu munsi Eric yabaye Eric original. Okay. Mu cameraman w'umuhanga, mu cameraman ni umutekinisiye yagukoreye kamera by the way. Yagukoreye kamera nyuma yo kumeneka umutamize muri Great Hotel cyangwa umutambikane muri Abani. Umuterekamo akantu muri Abani cyangwa umugurire rya tungo ryonesha ryitwa iryohesha burayi muri zebra ritajya rireba hejuru. Rimwe bana batipe bakunda zebra. Ugenda umugurira itungo muri zebra ari kegete kugira ngo udusatsi tweguke. Urabona ko afite agasunzu nk'aka Samusuri. Rampo uratekereza numva comment ajye kuvuga 3D na jarase n'ubundi twayibonaga ubagiye kwibasira abantu bose bambazaga ngo ntubona ngo buriya ngo bigenza neza bagiye gutogota koko hadashya bari kubundi ngo mwari mwaragiye ngo iyo muri kumwe ngo bigenda neza. Ariko urubanza noneho ikindi kintu nari nsoje ntavuze natunguwe n'abanyamakuru narubonyemo kuri no nshuro nahabonye Bayingana David Mutabaruka Angeli mushuti wawe urumva Edi Sabiti RBA hapo natije naogo none se
ni ubwa mbere nahagurukijwe nkitswaho mu rubanza runini. Umucamanza yatambitsemo akantu aravuga ngo nubwo tutaguhana nk'uru rukiko ngo ushobora guhanwa n'urundi kuko urukiko rukuru kameme ruhera mu myaka twe n'amezi. Nge rero hapo natinya nubaha nemera nkunda ubutabera bw'u Rwanda. Icya kabiri nongeye kuvuga ko nta gihindutse iki kigo cyangwa se ibi bigo buzitabira urubanza rw'uwigeze kuba minisitiri w'intebe w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni mu gihugu cy'u Burundi. Tuzafashwa n'umuvugizi w'inkiko hariya, uzi ukuntu yitwa izina ryiza cyane, yitwa Agnes. Umuvugizi w'inkiko yitwa Bangirucenge Agnes, niwe muvugizi w'inkiko, niwe Harrison wa hano, ariko kandi n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi kameme azadufasha nka 3D+ ndetse na Jaras Official TV mu nyungu rusange, kuko u Rwanda n'u Burundi is one country. Yes, iyo nabonye umwanya ndi wanjye ibitangazamakuru mama mirareba Jaras nanjye nkareba 3D+, kimwe iyo kirangiye tureba ikindi. Ndashaka ko tuzagaruka hano tuvuga kuri case ya Bahavu kuko nzi ko yizi neza. Iyi modoka hari uburyo yagiye ivugwaho nabi, hari case nyinshi dushobora kuzagarukaho. Reka ne kuzivuga nonaha tuzabigarukaho ahubwo reka ngushimire. Umva Philipita nk'inshuti yacu mu gikari, ndabizi ko adakunda media cyane nubwo ayibamo. Mubaze icyo yaba apfa na Scovia Mutesi. Nabonye hari ikinyamakuru cyo muri cya gihugu cyavuze ko impamvu Scovia Mutesi atabonye award ngo ari uko ngo Peter Mwanga urunuka. Ubu koko Scovia yajya muri duel na Salima? Oya, Salima se niwe bayihaye, ko bayihaye ari yakuru. Umva nyine nibyo ndi kuvuga, nta nubwo yareba yabu wa kabiri. Nese tuvugisha ukuri influence, ariko tuvugisha ukuri aho hano hariya bamugize influencer of the year. Oya, ni ikintu, ni ikibuno babonye n'isura. Nanjye byo nagiye kubaza, ni ikintu cy'ikibuno. Ngewe kiriya gikombe ni icya Salima, hazambwira uwakoze kuri rase, bazambwire uwasifuye World Cup, bazambwire uwasifuye icy'Afurika, bazambwire umaze guhabwa amawadi menshi nk'umusifuzi witinyutse, umwana w'i Rusizi. Uzi ko buriya Salima komo amamuko yari muri Oman, papa w'umubyara ari umumani no muri Oman. Umushikazi wanjye Salima niwe wawe, n'umusheri wanjye, ariko tari umusheri w'indani, twitana abasheri ishusho. Abamira umenye ko abyumva ibi. Oya, ngewe na Salima mwita shushu be, nawe akavuga ngo karame be, uko azi ko naho mwahurira nyine aba yibereye mu kibuga, aba ari mu kibuga. Ariko Salima niwe wakumvaga kubona wadi, niwe wagombaga kubona wadi, ariko nanone kuzanamo ibintu by'urwango. Ntabwo mbona urwango rw'ikirenga Philipita yaba yanga Mutesi Scovia, ntabwo mbona. Icya mbere mu buryo bwa education, Philipita ni umuganga, Philipita aba muri showbiz, Philipita ni umunyamakuru wa televiziyo, na The Choice ashyiramo abakozi, ni n'umuhanzi, ni n'umudije. Ntahahuriye na Scovia, ni umusesenguzi akaba n'umuvugizi. Umuvugizi uruhe rwego se ngo abativugira advocacy ni nkawe mbese. Oya, yewe harabona avugiye bucya bahasenye. Vuga yego. Sawa, ni naho dusoreje. Urakoze. Asante sana.